Mwiriwe bavandimwe, uyu munsi rero twaje tuvuga ku mugani ugira uti yaje bugubugu. Uyu mugani abanyarwanda bawuca iyo babonye umuntu cyangwa se ikintu cyadukanye nkubiri, nibwo bagira bati yaje cyangwa se cyaje bugubugu. Wakomotse ku mugabo w'umuganza witwaga Bugubugu. Uwo mugabo rero ngo yadukanye ibyo ahasaga mu mwaka w'igihumbi 600 yageze i Buriza akahica umugabo witwaga Rubanda wari warigize indakoreka akigira Rwankubebe. Uwo nyagupfa Rubanda rero yari umutware iwabo mu Buriza atwara Ngiryi na Rutongo, akaba umukire bisesuye kandi mu muryango mugari. Ubukire bwe bwari bwaramusabitsemo urugomo rukabije cyane, akiyenza ku baturanyi be. Abafite ibikingi akabiragirira ubusa, akohereza abana be n'abashumba bagaturira inka n'ubwatsi, bakangiza bakaziragira babahagarikiye. Bene ubwo bwatsi rero bajya kuzikoma imbere, abandi bakabakomera bagira bati murakora inka za Rubanda, bikabakorera ishyano. Ibyo byose rero akabivugishwa nuko uwo mugabo Rubanda yabarushaga amaboko akabarusha n'urugomo. Nuko bibaho biba bityo, bukeye abana n'abashumba be baraturira bajya kuragira igasura mu Bwanacyambwe. Aho rero ngo hari mu gikingi cy'umugabo witwaga Fashaho. Bahageze inka baziturira mu mubande, nuko barazihagarikira. Abashumba bafasha aho baje kuzikoma, abazi Rubanda barazikomera bati ntimuhakure inka za Rubanda bitaza bidukururira amakuba. Abashumba baranga bazirohama barazikubita. Inkuru rero iba ndende bati inka za Rubanda abanyagasura bazimajije amahiri. Inkuru igeze kwa Rubanda, abanyangiryi bahururana n'inkubagahu, nuko batera igasura. Mbese Buriza yose ivayo na Rubanda. Bageze igasura barahangiza cyane, bahahindura iheruheru, bituma kuva ubwo Uburiza bwose n'Ubwanacyambwe bitinya Rubanda. Ibyo byose bikaba nk'amazi y'intare, ugiye kwegera ibyawe bakagira bati biraza kugukorera ishyano. Abandi bakamutwama bati udahangara ibintu bya Rubanda bikagukururira amakuba. Bibaho rero bishyize kera, umuganza witwaga Bugubugu agishiriza inka ze mu Buriza. Ubuganza bwari bwarajemo amapfa, ariko n'inka ze n'abagaragu be, nuko bazishyira hamwe n'abaturanyi bisunganye. Nuko bavanye inka zabo ziragisha. Baraboneza n'i Buriza bacumbika imasoro. Bukeye inka zirahuka zirisha ubwatsi buba bukeye. Nuko abaturage baho babwira abashumba bati ubwatsi busigaye Ingiryi nubwo kwa Rubanda, ariko uretse n'inka nta n'inyoni yahirahira ngo ihatambe. Nuko bakeneshereza aho rero burira buracya, basanga Bugubugu ku kiraro, bamutekerereza uko byagenze. Nuko bagira bati aho twaragiye twasanze nta bwatsi buhari, ariko nta n'ubuhari ahandi batubwiye yuko ubwatsi buri Ngiryi buri mu gikingi cy'umugabo witwa Rubanda, ariko ngo nta nka igikandagiramo. Ati ubu se muremera ko inka zacu zicwa n'inzara kandi abiwacu bazi yuko twagishije? Zadupfana se icyo gihemu twagikwizahe? Abandi bati ese twabigira dute? Bugubugu ati ese mukeka ko abariza barusha abaganza ubugabo ndetse n'amaboko? Ati ejo tuzahahure tuharagire, nibadukoma tuzarwana. Abandi baremera, umugambi bawuraraho. Mu gitondo inka bazahura mu Ngiryi, baziturira mu mubande wo kwa Rubanda. Zikigeramo abanyangiryi bazitamiriza bazihururira cyane bati mbega abantu bashirika ubwoba, bariya batinyutse kujya mu bwatsi bwa Rubanda ni bantu ki? Ubwo icyo gihe abantu bari bateraniye kwa Rubanda barahomboka, basiganwa bajya gukoma imbere inka zo kwa Bugubugu. Bageze mu rwuri, abaganza babarohamo imyambi, nuko barabandurura. Umugaragu wa Bugubugu abarabutswe Rubanda, nuko araza aramwongorera aho yari yicaye mu kiraro ati uriya ni Rubanda, none tumukorera iki? Bugubugu amurabutswe yuhanya n'impirita, abahukana n'umuheto we w'inkubiri, ashyiramo umwambi w'umukumbi arinjiza ararekera amucishamo. Rubanda yikubita hasi, bituma baterura intumbi. Nuko induru ibimpomamunwa bati Rubanda arapfuye. Abaganza barasizora bararwana, abariza basumbirijwe barahunga, beguka mu rugamba, ariko bamwe bishimye bagira bati Bugubugu aduciriye inzira. Bagiraga ibi rero kuko Rubanda yari yarabarembeje.
Abariza bivanga n'abaganza basakiza kwa rubanda, ibisahurwa birasahurwa, hanyuma ibisigaye baratwika, kwa rubanda hasigara umuyonga. Kuva ubwo rero abantu batangira kogeza bugubugu kuko yishe rubanda wari warigize rwa nkubebe. Abagore bajya gukangisha umwana wigize indakoreka bakagira bati wapfa bugubugu araje. Uko ibihe rero bigenda biha ibindi kugeza ubu ngubu, nuko bihinduka umugani, bihinduka insigamugani, n'uyu munsi turiho dusoma abantu bagivuga bagira bati yaje bugubugu cyangwa se ibintu ni bugubugu. Kuza bugubugu rero bisobanuye kuza nk'iyagatera nk'uko twabibonye mu mugani wacu w'ububanza. Kuza bugubugu ni ukuza ukuraho icyari cyaraje icyarigize indakoreka. Ngaha rero aho dusubikiye umugani wacu uyu munsi twavuze ku mugani ugira uti yaje bugubugu. Ushobora kuba wawuvugaga, ushobora kuba wawukoreshaga, ariko utazi impamvu uyu mugani tuwukoresha, utazi aho waturutse, ndetse utazi n'impamvu tuwuvuga. Niyo mpamvu rero twashyizeho uru rubuga, niyo mpamvu twashyizeho uru rubuga ruvuga ku birari by'insigamigani. Imigani tubasomera tuyikura mu gitabo cyiswe ibirari by'insigamigani, ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, ni igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. Niba uri mushya kanda kuri subscribe kugira ngo uzabone imigani yacu y'ubutaha, kandi nanone niba dusanganwe imigani yacu yigeze ku bandi, bamenye imvano, bamenye ubuvanganzo, bamenye ikinyarwanda, bamenye umuco wacu. Murakoze, mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda, tuzasubire ubutaha. Udakoze ngo wiyuhakuya uri shati witega iminsi. Aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda ntuzibuka yuko umurunga w'imisaro urimo. Aho wenda kibondo cyanjye,